Ijambo ryiza mu buzima ni mugenzi w'Imana. Mbese wiyumva gute iyo ubwiwe akajambo keza? Wumva bigukora ahantu kandi ukumva bikugeze ku mutima rwose. Utekereza ute uramutse ubwiye uwo ukunda amagambo nk'aya? Iteka ryose uba uri ahantu hakwiriye mu gihe gikwiriye, ntujye uhusha. Ibyiza by'igiciro cyinshi gusa biba mu nzira zawe, iteka ibyiza gusa wifuza nibyo uhabwa. Uri umuntu mwiza cyane udasanzwe imbere n'inyuma. Iteka ryose uhora uri keza cyane, ntujya usaza. Buri munsi uba uri mushya. Ibyo ukora byose biraguhira kuko icyo uharanira cyose ukigeraho. Uri uw'igiciro cyinshi. Wiyakira uko uri kandi ukikunda rwose. Uratunze cyane rwose kandi uri umukire bihagije, ufite ibiguhagije byose ndetse n'imisago. Ufite umukunzi mwiza cyane, urukundo rwanyu ruraryoshye kuko uwo mukundana akubereye rwose. Mu buzima bwawe bwose ubayemo wakira ibyishimo n'umunezero bigukwiriye, isi yose ikaguhesha umugisha, bose bakagukunda kandi bakakwishimira. Ibitekerezo byawe byose, umubiri ndetse n'ubugingo bihagaze neza cyane. Uri mwiza rwose kuko byose bikorana neza cyane bikagutera guhora uri mushya ntusaze. Ufite impano nziza nyinshi kandi uzi guhanga udushya twinshi buri munsi. Uri igitangaza. Unezezwa no kuba uba uri we kandi uri mwiza cyane. Urihariye kuko wiyakira, wishimira gukunda abandi ndetse no gukundwa nabo. Mu buzima bwawe wahawe umugisha wo guhora uri muto ntusaze, guhora uri umutunzi no kunezerwa iteka. Ntacyo ujya ukena ugikeneye ngo ukibure. Bose bagukundira uburyo uri keza cyane kandi ukagira n'umutima mwiza. Ndagukunda.